ako kadomo bavuga ngo ka Rwanda gahangayikishije igifi kinini nka Kongo bavuga cyangwa niba wibuka amateka y'u Rwanda ubwo n'ubundi u Rwanda ruheruka kurwana muri Kongo sibyo uribuka ko u Rwanda rwabuze aho rumenera mpaka barakarukimbiza rukagera he Angola muri Angola. turabasuhuje turabashimiye cyane nshuti bakunzi ba JTV Rwanda chano nziza cyane ikugezaho amakuru acukumbuye muri politike ibyegeranyo inkuru zidasanzwe ndetse n'amateka yaranze iyi si idutuye. Turi kumwe na Imanirankunda Jean Paul, uyu nguyu tumuzi ku kazi n'akabyiniriro ka J nyine nkuko JT nkuko TV yitwa harya kera horaga witwa Prince P. Prince P. Ariko kera narumva ugira ngo si nkuzi se ndakuzi kera habaye ariko inganzo yarakamye ntago yakamye pe nta igihangano kuri ubu nta gihangano gishya kubera kwita ku muryango. Simvuze ko n'abahanzi bandi batita ku miryango yabo ariko hari ibyo nahaye imbaraga cyane ariko mu gihe gitoya nimba barabibonye umukobwa wanjye niwe wabanje kunkorera mu ngata nawe kubera amashuri ndamubwira ntibugenze gakeya ubusitari buhagaritse ariko umwe w'ibisigo se si ibisigo handa umwe w'ibisigo wabonye se uriya yarangaburiye ariko ku rwego rufatika kuko waramuryamishije ariko none ubu ngubu agiye gushyira hanze igisigo cya perezida gitegura amatora. Reka bashaka kuyaryaho rero bakitegure kabisa bashaka kuyarya ntabwo mbizi ariko byose ni ukubera gukunda umubyeyi gukunda nyakubahwa perezida wa repubulika ko rega burya akuze umutima agasesekara ku munwa. Bajya bavuga ngo abanyamakuru turi netre ariko nanone ntibisobanuye ko icyo gikunejeje gishyira hanze. Yes, je ntabwo dutsinda turakubita tubangura ni mu makuru nyine arebana na politike, geopolitike niki turanyarukira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe uko ingano bwayo tuyigereranye n'u Rwanda. Ubona abantu benshi bakunda kugaruka bakakareba bakafata ikarita ya Kongo bagafata n'iy'u Rwanda bakabyegeranya bakavuga ati nabera mbonye ahantu igihugu kingana gutya kirimo gitabaza amahanga ngo ikindi kikimereye nabi ubwo ngira hita nibaza bwana Jean Paul ako kadomo bavuga ngo ka Rwanda gahangayikishije igifi kinini nka Kongo bavuga cyangwa ngewe icyo mbona ni ukuri cyangwa bivuze icyundi kuki Kongo ihora ivuga iti ubundi ugiye kureba Kongo kera twiga geography ariko n'ubungubu byaranoroshye ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Iyo urebye ikarita ya Kongo ukareba icyo bita imbibi cyangwa se côté géographique ya imiterere y'igihugu cya Kongo, iyo byonyine abareba ikivu babona ari kinini. Iyo uri nk'irubavu ukareba ikivu nyine urakireba amaso ntagiheze. Ariko iyo dufashe iyi karita ya Kongo byonyine Rwanda kanyite ka Rwanda abari nka kadomo. Niyo mpamvu mbona abaturage cyangwa se n'abanyarwanda bakurikiranira ibyaha bya geography bugufi ubona ko ari nka kadomo. Ariko none ukibaza kino gihugu gihora gisakuza gite mu mitwe cyangwa se kishyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda ingana gutya ku ikarita y'isi itagaragara ni gute hangayikishije iki gihugu. Reka turebe urugero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byonyine twebwe u Rwanda dukikijwe n'ibihugu bine, ubwo ni Uganda, ni Tanzania, ni Burundi na Kenya. Kenya hari irimo nta Kenya ntabwo irimo. Nibyo bine ni Burundi, ni Uganda na Tanzania na Kongo. Kongo ikaza hehe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yego. None urebe Kongo yonyine tuvuge Kongo Kinshasa katuvuge gutya ya indi kera bitaga Zaire iyo hejuru irahana imbibi n'u Rwanda byonyine umuhora umwe wa Kongo uriho ibihugu birenga bine kugira ngo mvubu ni ufashe uburasirazuba bwa Kongo kuko hejuru mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Kongo turahasanga South Sudan. Sibyo? Tumanuka hepfo tuhasanga Uganda. Tumanuka tuhasanga u Rwanda. Tuhamanuka dusanga u Rwanda. Tumanuka dusanga u Burundi.
noneho nitumanuka hepfo y'uburundi turahasanga tanzania, hasi yaho duhita tuhasanga zambia. Zambia cyangwa Mozambique? Oya ni Zambia. Ni Zambia. Nibyo. Kuko ni umurongo umwe none ubare igihugu kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu. Ubwo turayita igice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Kongo yonyine ikorwaho n'ibihugu bitandatu. Noneho tujye mu majyepfo, sibyo, mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kongo. Turaza kuhasanga hari Angola. Niba wibuka amateka y'u Rwanda, ubwo n'ubundi u Rwanda ruheruka kurwana muri Kongo, sibyo, uribuka ko u Rwanda rwabuze aho rumenera mpaka barakarukimbiza rukagera he? Angola. Muri Angola, mu gice cya Jonas Savimbi Rusake. ari ubwo Mr. Kabarebe ubwo yayoboraga Kongo n'u Rwanda, eta majoro yayo, icyo gihe bagezeho basabwa ko bagomba gufata ikibuga cy'indege. Nkeka ko abakurikirana politike bugufi ibyo bintu barabizi. Icyo kibuga cy'indege ngo cyarananiye Savimbi kugifata ku ruhande rwa Angola, ahita avuga ati rero kugira ngo bafashe bavandimwe mbaye ubuhungiro, dore banze mukubite kari akabuga kavemo, ubundi mugatunganye, ubundi muhagurukireho. Noneho cya gihugu turimo kureba, turimo kwita Kadomo, nimba byonyine umuhoro umwe w'uburasirazuba bwa Kongo ukorwaho n'ibihugu bitandatu. Reka tujye hejuru mu majyaruguru. Mu majyaruguru turaza gusanga Kongo ifite ntuza Centrafrique, Repubulika ya Centrafrique. Nitujya mu burengerazuba bw'amajyaruguru, niho turi buze gusanga Cameroon, sibyo? Ndetse tuhasanga, ariko noneho hagati aho ngaho turabizi ko ifite umuturanyi wayo n'ubundi wa Congo Brazzaville. Congo Brazzaville ni isa nkaho ifashe igice cya West cyose. Hanyuma hasi turaza n'ubundi gusanga yo Angola nk'uko twabivugaga. Ariko noneho reka turebe iki gihugu ni hehe tutavuga ko u Rwanda ari akadomo kuri iki gihugu. Noneho ugatekereza, ese koko we nka Jerome ubu ubona u Rwanda Kongo jiga u Rwanda ubona si rumeze nko ku wa mugani, turebe ukuntu nyakubahwa perezida wa Repubulika ejo bundi yavuze ngo kuko ikoreza ibibazo bya Kongo ni nko kwikoreza intumbi y'impyisi. Hariya impyisi ninde, intumbi niyihe? Ntabwo twajya kubisesengura gutya. Bo nk'ababyeyi cyangwa se bo nk'abantu bareba bugufi ibyo, nawe ugereranya icyo kintu. Impyisi uzi cyari cyo, ubundi impyisi bayita bihehe. Mahuma. Nawe ufata ibyo bintu byose ubishyire mu gatebo kamwe, ni kuri buze none utekereza kwikorera intumbi ya bihehe. Noneho ya bihehe ariko ya Kongo. Uko igihugu kingana uko nguko. Noneho nje ndabona ahubwo ari nko kukwikoreza isi. None u Rwanda rwararushe cyangwa u Rwanda rwararushe? Ku ruhande rwanjye rwararushe. Uzi impamvu rwarushe? Tekereza kukwikoreza ibibazo bya Kongo, buri gihe bavuga ko ari wowe ubiteza ku gihugu kingana gutya. Wowe urumva atari ikibazo? Noneho ufate kuvuga ngo bano bapfobya jenoside by'umwihariko, urebe igihugu kingana gutya gicumbikiye umutwe uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ese twebwe ni gute tutagomba kwirinda? U Rwanda rwo rukaba rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi ijana. Urumva aho ngaho iki gihugu ubwo nticyakabaye kigenera agahimbaza mu igihugu cy'u Rwanda gicumbikiye abana bacu. Akoze ko buri Rwanda ushobora kuba rwitwara neza koko, kuko u Rwanda rwo rakubwira ati nge ncumbikiye impunzi z'abene gihugu bawe, we wita abanyarwanda ibihumbi birenga ijana. Dufate nka wowe ucumbikiye abiyita impunzi z'abanyarwanda ngo bahunze politike kandi ubuhunzi nabukuyeho, ndababwira nti mutahe nta mahoro muze mwubaka u Rwanda, bakomeza bigira ingunge mu ishamba. Sibyo? U Rwanda rwakuyeho stati y'ubuhunzi. Kandi umunyarwanda utashye nushaka ube warakoze amabara, nushaka ube warakoze jenoside, uraza bakabanza bakakwakira, ukintegra muri societe, ugaca umutobo, bakagutoza uburere mboneragihugu, ukajya muri societe. Ese hari icyo u Rwanda rutakoze? Ntacyo rutakoze. Nkumba ni kandi ruhakana ko n'abari aba FDLR ari abanyarwanda, ntabwo rubihakana, ariko rushaka ko bataha bahanwa bagahanwa,
abatarakoze ibyaha bya jenoside bakabiintegre bakanyura imutobo nk'uko n'abandi bahanyura ubundi bakaba abanyarwanda nk'ibisanzwe. ese ninde wibuka intambara y'u Rwanda na Rwarakabije? icyo kintu murakibuka? uribuka ukuntu Rwarakabije yohereza abacengezi hano mu Rwanda mu Burengerazuba mu Majyaruguru aho hose? Rwarakabije uramwibuka cyane. hari naho bamuteze muri ambushi nabwo ngo akabacika nk'umuntu abacikiye mu ngobyi. ariko se ubu ngubu ntabwo yaje mu Rwanda ntatekanye. kuki se batabyigiraho? ibyo rero nibyo byakabaye bituma ahubwo iriya FDLR iyo ubwayo yumva wa mugani Singaye na Kabishywa bavuze ngo FDLR iri ku butaka bwa Kongo kuko hari ababifitemo inyungu. njye mbona wa mugani wabo babishatse FDLR yararivuyeho umutwe wasenyuka. isi ibishatse itagendeye mu nyungu yaba iyikuraho ndahamya ko byagira FDLR yasenyuka. we ntabwo ari kubibona cyane niko mbibona, ariko bikinze muri wa mutaka wo kuvuga ngo M23 niwe muntu ukunda gukora amakuru menshi kuri M23. ariko nyemona iyaba nimba ko ku Rwanda nk'uko babivuga u Rwanda ari M23 rwakabaye ruharanira gutsinsura nuza FDLR. nuko ariko kubera ko yarangije kwinjira muri FARDC biragoye kuko FDLR ubwo ngo njye nyibara nka n'undi nka coalition yayo na FARDC byabaye emeranje homogene. byari bita homogene na heterogene. Heterogene ushobora kugenda ukavanga amasaka n'ibigori ariko nyuma ukongera ukajya kuyatoranya. aho rero iyo etape barayirenze ngo babaye, ariko turajya tuvuga ngo kubera ko ntabwo twari duhari ntabwo twumva babivuga ngo barivanze ngo noneho ngo birivanga biba nk'iki haryo bagora iyo ufashe umunyu n'ibiryo wamaze kubivanga n'iyo wafata citro kavanga na orange ntabwo wabitandukanye. ibisukika byose iyo bivanze biba homogene cyakora byahindura kara bikagira iyo ishaka kuganza indi. ubwo muri FARDC nayo 23 nabyarivanze nako FARDC na FDLR nabyarivanze icyaganje ikindi ni ikihe? nge nabona ko nuza FDLR yaganje FARDC. uzi impamvu yaba yaraganje nuko FARDC yabonye ko FDLR ifite imbaraga ariko buriya ngo nibo bajya ku rugamba. none se wowe ntubyumva? ni gute ingabo z'igihugu sibyo? ni gute ingabo z'igihugu sibyo ziyambaza umutwe w'inyeshyamba kugira ngo zirwanire? hanini numva basobanura ko ngo bawiyambaza kubera ko ngo ugenda ngo uvuga ikinyarwanda ngo kandi ujya kurwanya ngo bene wabo abanyarwanda ngo nibo bazi tekinike kwa kundi abanyarwanda badatsimburwa abanyarwanda donc bararwana ku buryo nakuka kanyu mukarwanisha. urabyumva? hanyuma umwuka nabo bagira se naho bari yabo sinzi umuntu yigeze kunyereka akantu ngo bakunda amagara ngo niyo birukanganya n'inkoni bariruka. ababayaga mu buzima ibintu byo nibishaka. nigeze kubona video imwe wigeze gucisha kuri YouTube y'ibigwi umwe arimo kamanda arimo gukomaninga ngo ngabari yasha none uwo muri Kongo ukabona arimo gukomaninga ariko yihisha inyuma y'umu escort wiwe avuga ngo rasa na hari igikuta cy'inzu none n'uwayohereza nawe ukabona aratinya ukabona afanda ashaka kumusunika n'ibiganza ngo yirukanka ajye kurasa. yego abate nawe jyayo. rero ngiye mbona u Rwanda nk'agahugu kameze nk'akadomo kuri Kongo. njye numvaga wenda n'abantu badukurikira bafite uko babyumva ariko ntabwo u Rwanda rwakabaye rwikorezwa umutwaro wa Kongo kuko Kongo ni igihugu kinini, ni igihugu gifatika, ni igihugu cyakabaye kigira politike ihamye. ariko iyo urebye umukongomani ukuntu avuga ngo ndavuga umuturage ariko ntabwo nimo ndavuga bari abo bo hejuru bavuga ngo uwadutiza perezida w'u Rwanda umwaka umwe Kongo yaruta Kigali. ariko ibyo bavuga ni ukuri. gusa abura ahageze barabakongomani bateye kuriya ntibamuzengereza. hari ukuntu mba numva bumva ibintu kwabo. reka nkubwire ntavugirwamo ntintumva ntibashaka kumva amabwiriza n'amategeko. mani hari umuntu uza ukamwumva ni ukuri
none se ugira ngo nuko abanyarwanda hatarimo ababa bakomeye bafunze umutwe ariko byibuze iyo umuntu akuyoboye neza nawe ugenda neza ese nufata inka ukazikubita ugira ngo ntizirakare zigashyira umurizo hejuru zikiruka sinzi nimba wararagiye njye nararagiye nanjye nararagiye nimba wararagiye rero byonyine iyo ufashe inka ukayivuna umurizo uba uyiteye uburakari iriruka igashyira bugari uyisanga yageze mu kiraro so rero n'abariya nabo nabagereranya nuko nguko bafite ibibarakaje nabo ubwabo yes Jean Paul ubinjijemo wifashishije ikarita ugaragaza imiterere y'igihugu rwose ugaragaza uko iteye hari abanyarwanda ubundi bumvaga ko Kongo nyine bakagira ngo ni uburasirazuba gusa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ngo iyo bavuze Kongo abenshi mu banyarwanda bumva Goma sinzi nimba icyo kintu cyiza bongeraho Kinshasa kugira ngo bumve ko igira ni Kinshasa ariko Kinshasa ntagizwi ku munyarwanda ikizwi nigo ni nk'uko na Kinshasa hirya iriyo bibereyeyo baba bumva ubu burasirazuba ari u Rwanda bita abaswahili ubundi yego rero urumva ingarafone na swahilifone rero niyo mpamvu ubona ko Kongo n'abayireba kunuza ku ikarita iba yamize u Rwanda iba yarucungamiye cyane nta nubwo banakubwiye ngo reba u Rwanda utwereka aho ruri ni ukubanza ugahuririza ni ukubanza ukazuminga yego ari nk'ikintu Kongo kibaye ari nk'ikintu giterurika cyangwa se cyiterura kikavuga ati ka Rwanda rero kugira ngo tukarangize kuko katuzengije tugiye kwiterura uko tungana uko tukicareho hejuru nta nubwo rwagaragara rwakamirira nubwo bavuga ngo umutaka wa Kongo reka tuwutwikirize u Rwanda byaba birangiye rero njye numva ko abakongomani batakabaye bitwaramo umwikomo leta ya Kinshasa ntabwo yakaba yitwaramo umwikomo Kigali kubera yuko we ubwayo nibo njye mbona ko bakoze mismanagement ya politike yabo yes bwana Jean Paul ubona bishoboka ko Kongo yacikamo ibice bibiri nkurikije ubusesenguzi bugenda bukorwa n'abahanga biragaragara ko ishobora gucikamo ibice bibiri kubera ko nimba hari Kongo ifite imitwe irenga 200 irwanira ku butaka bwa Kongo ariko nituvuga ubutaka bwa Kongo batagira ngo ni Kinshasa nta kibazo na kimwe gihari yewe n'ibyo ngibyo babyumva nk'amateka nyine uretse kubyumva mu buryo buri politiko ariko ubundi babyumvira mu burasirazuba bwa Kongo gusa kuko ahanini Kongo ni amashyamba sinzi nimba wari warenga Goma ngo ugere uce mu bice byo hirya urabona ubundi iyo uvuye Rubavu winjiye ku mupaka wa Gisenyi ukinjira Goma grande barrière petite barrière ubundi buriya munuza mu majyepfo tuhasanga Bukavu ariko iyo winjiriye hariya kuri nuza kuri uhita ujya Goma sibyo wakwinjira muri Goma hirya ukajya za Kindu ugezemo hagati imihanda ya ntunza ushobora ni highway muri Afurika nkeka ko Kongo ari ifite highway ndende bakubwiye ngo ugende n'imodoka ugera Kinshasa ndakeka wageraho wateye ibiro iyo mihanda sirahari nabwo ni udutsibanzira ntabwo iyo mihanda ihari ntayo ni udutsibanzira bakoresha indege bariya abenshi ariko ahanini kubera ko harimo abajenerali bafitemo amafamu hirya aho ngaho hari igihe bagenda bashaka imihanda nyine bakayigeza ikagenda igerayo imihanda y'ibitaka nyine y'ibitaka ariko ubundi se ugeze muri Goma bwo ugira ngo kaburimbo ziri ahantu hanganye nimba waragiye muri Kongo ngewe Goma buriya ntabwo ndahavogera uhise kuhavogera batinya kubi nanga ahantu ngewe hari ibintu by'akavuyo ujya kubona ukabona umwe ariyenje undi ndafashe uyu we munyarwanda we munyarwanda igihugu turimo gifite umutekano nta mpamvu yo ubundi kujyayo ariko nanone kiriya ni igihugu iyo ufite amadolari yawe umva iyo ufite amadolari yawe abakapiteni barakwesikotinga ugera Goma ukambuka hirya ugahita ureba ushinzwe umutekano bita $100 ko biteye escort ukajya bakakujyana hirya mu mashyamba ariko ibyo byari kera hari umutekano rero Kongo gucikamo ibice bibiri ni ibintu byoroshye cyane bamwe bakaguma hakurya y'umugezi
abandi bakaza muri no parti y'iburasirazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ku ruhande rwanjye ariko not en general ni ukumenya ngo hazayoborwa nande, ko imitwe ihari ari myinshi, hayoborwa nande, ninde wahaha amahoro. Gusa njye icyo nashyigikira ngiki, ntabwo nshyigikiye wenda M23 nk'uko wenda Kongo ibidushinja mu buryo runaka, ariko nanone njye nshyigikiye uwazana amahoro wese mu butaka bwa Kongo. That's it. Uwazana amahoro we, uwareka kwica abanyarwanda cyangwa se kwica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, uwo wese nanjye namutera ingabo mu bitugu. Ariko ndabivuga nkanjye, ntago mbivuga umuntu wese, ikiremwa muntu, umuntu wese uvutsa uburenganzira umuntu none akamuvutsa ubuzima, uwo muntu yakabaye ahanwa, yakabaye akumirwa. Rero kuvuga nanzura kuri icyo kintu rwose, reka mubwire Jerome, bizatinda na nuzana tugiye no ku Burusiya na Ukraine, kari iriya ntara n'ubundi barwanira, ntituramenya uzayegukana, ariko nyine bizakomeza bigwa miswi. Yewe tugiye no kuri Gaza, Israel na Palestina. Ubwo wari uvuze Crimea se? Yamaze kujya ku Burusiya yararangiye. Urabyemeza? Byararangiye, byo Burusiya na Ukraine byararangiye. Crimea ni Rusiya. Ariko baracyahanyanyaza. Wapi? Uburusiya bwamaze kuyifata, bwanayifashe kera, bwanagabye ibitero bwaramaze kuyifata. Ahubwo hari indi gice cya Donbass. Icyo gice nacyo cy'Uburusiya bwamaze no kugifata. Urumva intambara y'Uburusiya na Ukraine yo ikomeje kugenda iherera ku ruhande rw'Uburusiya, urebye Amerika igatsindwa mu buryo buri indiregite. Ahubwo tugarutse hano muri Kongo, bwana Jean Paul, urabona hashize imyaka myinshi UN yarashyizeyo donc ingabo zayo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO, ariko uyu mwaka n'uwa nyuma niziramuka zivuyeyo, hashize imyaka irenga 20 zihari, icyavuyemo zirita ntabwo tugisobanutse neza, abantu bakivugaho kwinshi, ariko hari abavuga ko gifite akamaro, ariko nizivayo hari ingaruka bizagira kuri Kongo. Reka mubwire, Kongo izamera nka cya gihugu kidafite umushumba. Ubushatse uvuga ko MONUSCO ari wo mushumba se kugeza ubu? Jero, nimba MONUSCO ihari y'ubwayo igahambirizwa riva, bakayirasaho urufayi ikiruka igata ibikoresho bifaru ikabisiga, Kongo wirukankana n'inkoni nk'uko abateramo brage babivuga, izamanaginga buriya butaka. Bizagorana, ariko izahanyanyaza. Reka mubwize ukuri, ariko buri ikintu cyica, reka mwereke ikintu tuvugiye ahangaha kuri kamera uyu munsi, ukongera ukabibona muri ya myaka 20 ishize, ejo bundi tuzumva byahinduye inye. Iyo MONUSCO nibyo iyi mwaka wayo wa nyuma n'uyu, ariko hagiye kuvuka undi mutwe cyangwa se irindi tsinda ribungabunga amahoro rititwa MONUSCO. Ryitwa gute ubwo? Tubitegereze, njye mbikubwiye uyu munsi, ariko tuzabona undi muryango w'abibumbye uzaza wahinduye inyito, ariko uje kubungabunga amahoro ku butaka bwa Kongo. Ariko uzaza uvuye mu muryango w'abibumbye uwo mutwe, ariko uzaba ntabwo uzaba witwa MONUSCO. Uzahindura inyito, ariko sasa rero ndimo ndakwereka ambaraje ikirimo imbere ari cya kindi. Icyo rero nkwereka ni iki? Icyo nkwereka nuko Kongo idateze kuvamo umuzungu. Pointre. Azavamo? Ntabwo azavamo. Kubera icyo atavamo? Umuzungu ntazava ku butaka bwa Kongo, kubera ko niyo myaka 20 ishize ntacyo yakoze nge mbona kigaragara. Iyaba yaragikoze, ni kwa kundi n'umufaransa yaretse jenoside ikaba mu Rwanda arebera. Yari afite ibikoresho, yari afite indege. Shimira ngiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo bamwohererezaga ryaba ruwa Romeo Dallaire yamuzaniye ku Murindi, ahubwo yagahita komandinga General Bingira. Ati ahubwo uwo mujyi bavuga ngo nituwufata biraba ari ikibazo,
bwakeye yarangije kuwufata. iyo kabi renga ngumene reka tuyirenge noneho tumenane twebwe tumenane noneho batwereke ubwo budahangarwa bafite. ariko se izacu twebwe zicira amashaza. rero niyo mpamvu nkubwira ngo umuzungu ubutaka bwa Afurika hari icyo ubwe abubonamo. ntabwo twebwe ubwacu ab'uruhu rwirabura igihe cyose tuvuga twigengesera, ariko umuzungu we afite icyo abona ku butaka bwa Afurika by'umwihariko ku butaka bwa Kongo. icyo rero niyo mpamvu nkubwira ngo hagiye kuza undi mutwe utari MONUSCO ariko ucunga amahoro ku butaka bwa Kongo nyuma ya MONUSCO. yego mbikubwiriye ahangaha ubutaha uzambwira iyi tariki ndayizirikana. ariko uzajya kubona ubone rwose haje undi mutwe ufite irindi zina rinasize umunyu. yego wenda tunasoza kuri interivasiyo ubutanga byashoboka ko M23 yingiye ihanganye na FARDC ubwo igahita ihangana n'ira coalition yose irimo abo ba FDLR abo ba Milice bose abo ba Mercenaires abo bacancuro nyine ugashyiraho SADC ugashyiraho n'abandi bose na ba Black Water. birashoboka ko ya Paris persevera fata urugambi karushushubikanya igafata Kisangani igafata hehe na hehe paka Kinshasa. Kamubwiza ukuri rero M23 uretse iyo mitwe urebe umutwe umwe uhagurukirwa n'ibihugu ntibawusubiza inyuma bikanga. noneho urebe wa mutwe bashyiriraho amategeko buri munsi bagafata agace bagashyiraho ya mategeko ya bya bihugu bikomeye bakabasaba gusubira inyuma bya bice n'ubundi bakongera bakabisiga bagasubira inyuma. nimba mukurikira amakuru neza ndakubwiza ukuri M23 ukuyeho bariyeri y'ibihugu bikomeye bakavuga ngo ya mitwe iri aho ngaho rwose ibihugu nibisubire mu binuza yabo abanyekongo ni mu bareke barwana intambara yabo. M23 bwacyafashe Kinshasa niko kuri ku myumvire yanjye n'imbaraga mbona ifite. M23 bwacyafashe Kinshasa. icyo mwajya kuma mukumva ikibuga cya Goma mbere na mbere ikibuga cya Goma. ese ugira ngo M23 nuko naniwe gufata Goma ko nkeka buriya se ni izihe mbaraga ziri Goma se ziruta utundi duce igenda ifata. bahashyize imbaraga bahereye Isake bahashyize igikuta ngo imperisable. buriya rero nareka nkubwire wigeze kumva umugani w'umuntu wasenye igikuta akoresheje icyondo ahubwo igi amajyambere ni igikuta. icyo rero nicyo kubyumva nibwo wakabaye ubyumva neza. kare ko ni umugani ufite icyo arwanira ni umugani nk'abantu badushwirira n'ibiki byose umva reka nkubwire umuntu ufite icyo arwanira ariko umwana umukongomani yifitiye zahabu ye iri hariya arabizi neza. urabizi ko abakongomani bakunda kuryoshya. iyo ugeze mu Bwarabu bahita bakubwira umukongomani mu bahita akubwira ngo iyi ni zahabu ya Kongo iyi ni zahabu ya Kongo kandi koko wanicururizwa mu Bwarabu icururiza Dubai hari isoko rya zahabu gusa. aho ngaho hageze nibwo ubona ko ubukungu buhari. so icyo mubwira rero ni iki kubera ko burya u Rwanda udafite intego ntacyo ugeraho. ariko intego M23 ifite yo kurengera umunyarwanda uvuga ururimi umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya ku butaka bwa Kongo kugira ngo adakomeza kwicwa kugira ngo adakandamizwa urwanira uburenganzira bwe. ndakurahiye yakwemera akasiga gatwa ariko bwacye yafashe ewana umugezi yawambuka bwacyafashe Kinshasa. Bwana Jean Paul ndagushimiye cyane aha kuri JTV Rwanda icano yanyu ibagezaho amakuru acukumbuye politike ibyegeranyo inkuru zidasanzwe mu amateka atari amateke amateka y'abanyarwanda ndetse amateka y'isi muri rusange. urumva ko ahangaha bazahungukira byinshi byiza. Jean Paul ndumva twacutse tubibutse gukora subscribe rwose bakanda subscribe kuri JTV ubu barakora comment na share birumvikana kandi rwose wumva bitamurimo burya haguma kureba niyirebe haguma kureba buriya nta n'ikindi kintu abantu bakunda kandi rwose abantu b'abanyamahanga nibo dushishikariza cyane kubyumva
kubyumva kuko rega tuba tubabwira n'iby'iwacu tugomba buriya iyo ngewe mbona umuntu agiye ku rubuga runaka agasebya igihugu cyanjye mba numva namubwira ko igihugu cyanjye ari cyiza kuruta iki. Jean Paul ndagushimiye cyane rero. Asante sana. Ibyishimo byawe biterwa n'aho wasohokeye, umutuzo wawe ugaturuka mu mbamutima kubera kuruhuka neza. Ngiye nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyo igufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo. Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye, uruganiriro uba umeze nk'uwibereye iwawe, resitora yacu nigaruka wiyongeze. Ngwino ubona ibanga ryacu rihuruza amahanga, inkoko ifirobwa ako kanya, igiti, coffee shop, ibyumba by'inama, aho gukorera ubukwe. Tunagukorera kandi outside catering. Nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo, Rugarama, ni ku muhanda neza. Wanaduhamagara kuri 078 75 19 7 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation. Betutu kamamaja ndakubaza amatara arimo hano ari hehe? Amata ubwo bebe no wayanyweta bebe yanyweye kandi yarasinze. Bebe ko nabonye nawe se ka yafungura firigo ndakubwiza hari pe baba yanyweye ku majereka bunyine nyiro umwana muganga yamutegetse kunkura ku majereka ati umwana mata yamutera ikibazo kumva icyo gihe niba nkubeshye mfizi saha nta mata nigeze nkoza mu kanwa ijya wahereye uburana abayana karakaraka aya ntara amata araryoshye amata pe azama bebe amata yitwa gute? Yitwa Top Milk ariko rero si ngombwa kuyiba yafungura yawe. Anyway Top Milk ni amata y'inka yuje ubuziranenge, akaba abereye abakuru n'abatoya, aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu.